ni wowe ude mu mutima. Turi ku ijambo risaba kutwigisha, risaba Imana ngo utwigishe kubara iminsi yacu mu buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Turarisoma nanone mu gice cya 90, Zaburi ya 90, turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa 12. Ni isengesho rya Mose rivuga ngo gusenga kwa Mose umuntu w'Imana, mwami ibihe byose wahoze urubuturo bwacu, imisozi itaravuka utararamukwa, isi n'ubutaka uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, ni wowe Mana. 12 haranditse ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Turongera nanone twifashishe umurongo umwe uri mu gice cya 14 cy'igitabo cya Yobu, umurongo wa mbere uvuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka. N'amagambo asa n'ashaririye gato, atera ubwoba kubera ko hajemo gukenyuka, ariko twabikunda tutabikunda ubuzima bwacu ni bugufi. Sibiyo yemwe? Wabyemera utabyemera ubuzima ni bugufi. Ubuzima waba ukomeye, waba woroheje, waba uri umunyabwenge bwinshi cyane cyangwa se ntabwo ufite mu maso y'abantu, ubuzima dufite hano muri iyi si ni bugufi cyane. Umuririmbyi yaravuze ngo ni bugufi cyane, ngo twabugereranya n'ubwato mu nyanja. Ni bugufi cyane. Kandi ntabwo tuzabaho iteka, tuzapfa. Ariko gupfa kw'abakiranutsi ni ugusinzira, kuko gusinzira umuntu asinzira ari bukanguke, igihe kizagera tugere mu gitondo kiza cy'umugisha dukangukire kudapfa noneho. Aya magambo dusomye, iri jambo twasomye mbere, ni isengesho umuntu w'Imana Mose yasenze. Ariko mbere yuko tureba twinjira mu mpamvu yasenze iri sengesho, reka tubanze tumurebe gato cyane, kuko ntabwo twamuva imuzi ngo tumurangize, kuko Mose ni mugari cyane. Ni mugari, ni umuntu wabayeho nkatwe, umuntu wavutse ndetse avuka hanyuma yacu, ariko agirirwa ubuntu akiri uruhinja bwo kurerwa ibwami. Mu yandi magambo, Mose ni umuntu wavutse mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'akaga, mu gihe Abaheburayo mu gihugu cy'Egiputa bahigwaga abana b'abahungu ngo babice. Ariko agirirwa ubuntu, nyina mubonye arebye uburanga bwe aramujyana amushyira mu gitebo, amushyira hafi y'uruzi kugira ngo yenda ako kaga nikarangira azamukureyo adapfuye. Ariko mu mugambi w'Imana, umukobwa wa Farawo ngo amanuka agiye kwiyuhagira bisanzwe, abona akantu kagatete k'igitebo kagaseke kari hafi mu ruzi, aragenda ngo areba, asanga harimo uruhinja rwiza, naho yari Mose, aramujyana ibwami, aba umwana w'umukobwa wa Farawo. Ahangaha iyo usomye aya makuru, usomye igice cya mbere kuva cya mbere icya kabiri, nibwo ubona ayo makuru, uvana mu isomo rivuga ngo
iyo Imana ifite umugambi ku buzima bwawe, uwo mugambi uhera ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Yesu ashimwe. Iyo Imana ifite umugambi ku buzima bw'umuntu, uwo mugambi uhera umuntu agisamwa akiri urusoro mu nda ya nyina, Imana ikabungabunga urwo rusoro, umuntu akamara amezi 9 mu nda ya nyina, akavukira mu makuba n'ibyago nk'ibyo Mose yavukiyemo ariko ntapfe. Hanyuma mu bitangaza by'Imana, kuko ifite umugambi ku buzima bwawe, aho kugira ngo itume umwicanyi cyangwa se umutindi udashoboye, kuko ifite umugambi ukomeye ku buzima bwa Mose, itumye umukobwa wa Mose aratambitse. Mose wahigwaga, kuko Imana imufiteho umugambi, aratoraguwe, avanywe mu ruzi, aragiye akuriye ubwami. Ubuzima bwawe, ubuzima bwanjye, Imana ibufiteho umugambi budashobora kurogowa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Imana ishimwe. Ubuzima bwanjye n'ubuzima bwawe, ubuzima bwacu abakijijwe, Imana ibufiteho umugambi, ntibushobora kurogowa n'ikintu icyo ari cyo cyose uhura nacyo. Niba Imana ifite umugambi ku buzima bwawe, ubuzima bwawe burarinzwe. Yesu ashimwe. N'umuntu rero wavutse mu bibazo bimeze bityo, ariko agirirwa amahirwe yo kurererwa ibwami, arakura akurira ibwami. Ariko igitangaza cyabaye muri wa mugambi, aho kugira ngo arerwe n'ababone, abakozi basanzwe, arerwa na nyina. Nyina ngo akajya amwonsa, amuha ibimutunga. Ariko kubera ko mu muco w'Abayuda biga ijambo ry'Imana bakiri bato, bakabigisha ijambo ry'Imana, noneho nyina wa Mose akamubwira ati, nubwo uri umwana w'umukobwa wa Farawo, ariko jya umenya ko ndi nyoko kandi uri Umuyuda. Umuhungu akurira muri iyo comfort, muri ubwo bwami, aba igikomangoma, akurira ibwami, ariko afite ku mutima ko ari Umuheburayo. Akareba kaga n'ibyago n'ububata n'uburetwa bwa Baheburayo, bwa Bisiraheli, bikamubabaza cyane. Agira ishyaka, ntabwo turi bujye mu mateka. Hanyuma ngo rimwe abona Umunyegiputa agirira nabi mwene wabo, aramufata aramubwira ati, ibukora ntabyo uzi, amugenza uko yamugenje. Noneho bukeye ngo abona Abisiraheli barwana, agiye kubakiza, umwe muri baramubwira ati, ariko urashaka kugira nk'uko wagize Umunyegiputa ejo bundi? Bimutera ubwoba ngo arahunga. Amateka ntabwo nyasubiramo, ariko yarahunze, amara imyaka 40 ari mu buhungiro imediane. Noneho wa mugambi w'Imana ikomeye cyane uvanye Mose ibwami, umujyanye kwa Yetiro. Hanyuma ibwami kwa Yetiro arahaba, ava ibwami ahinduka umwungeri w'intama. Ariko kuko umugambi w'Imana ushoreye Mose arakomeza. Mose arakomeza abaho ngaho. Ariko rimwe, ayo mateka murayazi, ngo azenguruka sorry reka ubwo byandenzeho, sinayizimya kugira ngo idakomeza kutuderanja. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe.
ni n'umushumba wa telefone, ntabwo ari n'undi, n'umushumba w'ururembo uri ku telefone, sinzi cyanshakira, ariko ntabwo ari byo kurogoya ijambo ry'Imana. Hanyuma icyo nari nshatse kuvuga nuko umugambi w'Imana uri kuri Mose, hanyuma ngo agiye kubona, aragiye ngo abona igihuru cyaka ariko ntigikongoke, ngo atambikishwa no kureba ibibaye. Hanyuma ngo agiye kumva yumva ijwi rivugira mu gihuru rivuga ngo kwetura inkweto zawe kuko ahangaha uhagaze harera. Amateka murasoma icyo gitabo, igice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu, yemwe murasanga wa mugambi w'Imana wakuye Mose mu ruzi rwa Nili, uramukurikiranye, uramuherekeza, uragiye umugejeje i Median, amaze imyaka 40. Ukuboko kw'Imana kumuriho, une main invisible, ukuboko kutagaragara. Umugambi w'Imana uri kuri Mose. Hanyuma Imana iramubwira ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, manuwe no kubutabara. Icyo bivuze ni iki? Icyo bivuze nuko mwene data, iyo twakijijwe tuba tubonye ubwene gihugu ntavogerwa, ubwene gihugu bwo mu ijuru, tukaba tuzwi n'ijuru, Imana ikabituzi, iduhozaho amaso. Tukambabwire no mu isi iyo ufite ubwene gihugu, tuvuge bwa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika cyangwa Canada n'ibindi bihugu bikomeye, kandi uri umunyarwanda cyangwa uri umukongomani, iyo mu gihugu utuyemo haje imvururu, nubwo waba uri umunyarwanda, ambasade iragushakisha ikaguproteja. Natwe rero ntabwo kurindwa na Mose guturuka ku Mana kwagombaga kubuzwa nuko yagiye kuba umwungeri w'intama, kuba umukozi, ahubwo ukuboko kw'Imana kwari kumuriho, kuko yari afite umugambi ukomeye kuri Mose ko izamukoresha, ikamukoresha imirimo yo gucungura Abisiraheli. Nawe rero peu importe ibihe urimo, ntacyo bitwaye Imana. Niba Imana igufiteho umugambi, izagukoresha ibikomeye, izagukoresha ibikomeye. Icyangombwa no kuguma mu mugambi wayo. Mose yahamagawe n'Imana, arayumvira, aragenda, ntabwo tubijyamo, ayumvira Imana, atarabona kubwo kwizera, aragenda we na Aroni bakora imirimo n'ibitangaza bakoreshejwe n'ukuboko kw'Imana, kugeza igihe Farawo yafashe umwanzuro wo kurekura ubwoko bw'Imana buragenda. Hanyuma bwambuka inyanja itukura, babona ukuboko kw'Imana. Haleluya. Inyanja itukura ngo bayambuka nko ku butaka. Bivuga ngo isomo ukuramo ni rihe? Ni isomo rivuga ngo ubuzima ntabwo ari une table rase, ntabwo ari bushashi. Ushobora guhura n'igikomere, ikibazo gikomeye, ibibazo by'ubuzima bikomeye, ugasanga ni inyanja imbere yawe, ariko mu bubasha bw'Imana ishobora guhindura ibyo bibazo, ikabihindura ubusa, umuntu w'Imana agakomeza. Ntabwo Imana ikangwa n'ubugari bw'ikibazo, ntabwo ikangwa n'ubugari bw'inyanja, ntabwo ikangwa n'uburebure bw'ikijyakuzimu bw'inyanja. Oya, ku Mana byose birashoboka. Imana ishobora kugucira inzira aho zitari. Imana ishobora guhindura ikibazo ufite cy'ingutu ikagihindura. Imana ntikangwa n'ibyo. Imana ifite ubusugire, ifite ubwigenge, ifite ubuhangange, ifite ubwenge tudashobora kuvuga mu magambo yacu. Ni Imana ikomeye cyane kurusha uko twabivuga. Inyanja icikamo kabiri barambuka.
reka nsimbuke kuko nejo tuzavugana, ariko nejo tuzakomereza aho turi busoreze. Ariko icyo nshatse kuvuga niki? Icyo nshatse kuvuga nuko bageze mu butayu, Mose atuma abatasi 12 gutata ngo barebe igihugu bagiyemo uko kimeze. Baragenda, bagezeyo ngo basanga ni igihugu kirimo amata, cyera imbuto zose, gitemba amata n'ubuki nkuko Imana yari yarababwiye. Ariko ngo basanga harimo abagabo b'ibihangange b'inkorokoro bakomeye bashobora kuzabamira bunguri. Bagarutse bagarukana inkuru z'inshamugongo, bavuga inkuru zitari nziza, bazibwira Mose n'ikoraniro ry'Abisiraheli. Noneho Imana ngo ibabazwa nuko Abisiraheli bibagiwe ibitangaza yakoze, ibabazwa nuko bashatse kugereranya imbaraga z'Imana n'imbaraga z'abantu. Bene data, imbaraga z'Imana n'iz'Imana ntabwo ari iz'abantu. Hanyuma ngo irababara cyane 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 cyane. Ariko ngo havamo abagabo babiri, Yosuwa na Kalebu, bo baraza baravuga bati Imana yacu irakomeye, Imana yacu irakomeye. Aba bantu 10 twajyanye bazanye inkuru z'inshamugongo, ariko Imana twizeye irakomeye. Nitwishimira twebwe buriya bwoko twabonye, bari abanyakanani twabonye bakomeye b'ibihangange b'ibisore, tuzabarya tubatapune tubarye nk'uko umuntu arya umutsima. Imana inyurwa n'iryo jambo ryo guhamya imbaraga z'Imana mu buryo budasanzwe. Ariko babazwa nuko abantu 10 bagumuye ubwoko bwa Isiraheli, hanyuma bavuga ko mu by'ukuri bavuye mu Egiputa bagiye kuzashirira mu butayu. Imana irirahira iravuga iti aba bantu bose bahakanye gukomera kwanjye, bakansuzuguza, bakavuga bakangereranya n'abantu, ntabwo bazagera mu gihugu nasezeranije, bazashirira ahangaha mu butayu. Nibwo bamaze imyaka 40 bazenguruka urugendo bari kugenda iminsi 40 barumaramo imyaka 40 kubw'uko kuntu bahinyuye ububasha bw'Imana. Bene data, Imana ni nyamaboko. Haleluya. Imana ni nyamaboko. Ntitugakangwe n'uburambe, ntitugakangwe n'ubugari n'ubukana bw'ibibazo, ntitugakangwe n'ubukana n'ubugari bw'ikibazo n'uburemere bw'ikibazo. Imana twizeye ni nyamaboko. Ishobora byose, imenya byose, ntihinduka, ibera hose icyarimwe. Ni igitangaza. Ezashimwe. Hanyuma Imana ibabazwa nuko kuntu. Hanyuma bari mu butayu, ariko Mose yegereje igihe cyo kuvanwa mu ngando. Mose asubiza amaso inyuma, atekereza ku Mana. Akora ikintu bita gutekereza ku Mana mu buryo bwimbitse, meditation. Gutekereza ku Mana mu buryo bwimbitse, wiherereye ukareba Imana mu bugari bwayo, mu burebure bwayo, mu rukundo rwayo, mu mbaraga zayo. Asubiza amaso inyuma, asanga Imana iratangaje. Asubiza amaso inyuma, yibuka ukuntu yarokotse urupfu mu buto bwe. Asubiza amaso inyuma, yibuka ukuntu yabonye Imana mu gihuru, yumvise ijwi ryayo. Imana ikamubwira ngo ntiwegera ahantu nahera, kwetura inkweto zawe. Asubiza amaso inyuma, yibuka izina Imana yamubwiye. Mose amubwiye ati abajije Imana atari kubwo nzavuga ko ari nde untumye. Imana iramubwira ngo uzambwira ngo ndiho. Ni Imana ya Abrahamu, ni ya Isaka, ni ya Yakobo, ni yigutumye. Uzavuye ko ndiho. Asubiza amaso inyuma, yibuka
ukuntu Imana yakoreze imirimo n'ibitangaza mu maso ya Farawo, iteza abanyegiputa ibyago 10 kugeza igihe abanyegiputa bavuze bati turashize mureke aba bantu bagende, Abisirayeli bagende bave mu gihugu cyacu tugiye gushira. Yibuka ukuntu Imana yabambukije inyanja itukura, yibuka ukuntu Imana yabahaye manu, yibuka ukuntu Imana itishimiye umutima wa Kora na Datani na Abiramu, bashatse kwigumura nabo bavuga bati Mose ntabwo ari ugomba kuvugana n'Imana wenyine. Yibuka ukuntu ubutaka bwasamiye ntaki bwasamuye abantu igitero bakarimbukira mu butayu. Yibutse ko abantu generation nyinshi, abantu bavanye mu Egiputa bagiye bashirira mu butayu kubw'ijambo ry'Imana, bati nzabarimbura buhoro ku buryo umwisiraheli udafite imyaka iri hejuru, ufite imyaka iri hejuru y'imyaka 20 wese azarimbukira mu butayu buhoro. Igihugu cy'isezerano kizageramo abampamije Yosuwa na Kalebu n'abasore bakiri bato. Bene data, hamya Imana, ukomeze uyihamye, nubwo unyura mu bikomeye ukomeze uhamye Imana. Imana izakwishimira, izaguha amasezerano yo kuzaragwa gakondo. Ntukitotombere Imana, kuko witotombera Imana ikagira umujinya. Hanyuma abitekereje yaturaye amagambo, aravuga ngo Mana ibihe byose wahoze urubuturo bwacu. Haleluya. Aravuga ati Mana ibihe byose wahoze urubuturo bwacu, utararema imisozi, utaraha ishusho isi n'isanzure, uhereye kera kose ukageza iteka ryose urubuturo bwacu. Haleluya. Imana n'ubuturo bw'abizera. Bene data, Imana n'ubuturo bwacu uhereye kera kose ukageza iteka ryose. Ntabwo Imana igira itangiriro, ntabwo Imana igira iherezo, ntabwo Imana ari umuntu, ntabwo Imana ni Imana. Icyakora umugabane muto yaduhaye n'umwuka wayo uba muri twe, n'ubumana n'umugabane w'Imana uba mu muntu uyizera. Nicyo naho ubundi Imana ni igitangaza. Isumba byose, imenya byose. Ni Imana twayivuga dute? Nuko tuyivuze. Nawe wayivuga uko ujye uyivuga, nta kundi wayivuga. Haleluya. Ariko aho iri mu ijuru yumve ko muri lunch hour twongeye kuvuga ngo Imana irakomeye cyane, isumba byose. Imenya byose. Ntihinduka, ihora ari Imana uhereye mbere na mbere. Ni Imana. Bene data, niyo mvugo ubwayo igaragaza ko tutayizi pe. Ase bavuga ngo Imana uhereye mbere na mbere ni ryari. Ariko Imana ni Imana. Yumve ko tuyihamije muri lanshawa. Mose aravuga ngo ninde wamenye uburakari bw'Imana ko yarakaye rimwe karimbura abantu igitero? Ninde wamenya ubwinshi bw'imbaraga z'Imana ko yakamije inyanja tukayinyura hejuru? Ninde wamenya ububasha bw'Imana ko yaduhaye manu imyaka 40 tukarya tudahinga? Aravuga ati ariko umuntu iyo aramye akamara imyaka myinshi, amara 70, yamara imike amara 70, yarama Imana yamuhaza uburame akamara 90. Arangije aravuga ngo Mana niba bimeze bityo, uri Imana iteye ubwoba, uri Imana isumba byose, uri Imana idasanzwe, uri nyiribihe, uri Uwiteka. Nta kindi dushobora kugusaba, icyo dusabye ni kimwe, utwigishe kubara iminsi yacu.
kuko iminsi yacu ni mike turi ibikenya turakenyuka ugereranyije n'ubugingo bw'iteka. Imyaka y'umuntu amara muri iyi si ni mike cyane, imyaka 70 cyangwa 90 ni mike ugereranyije n'ubugingo bw'iteka buhoraho bufite imyaka tudashobora kubara. Nibwo mparanira kuzabamo, mwami udushoboze uduha ubwenge tubara iminsi yacu mu buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Asenga iryo sengesho. Yobu twasomye ijambo ryatubwiye ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito nacyo cyuzuye mu muruho agakenyuka. Se wagize ngo n'abafite ntibafite umuruho, n'aba ngaba twita ngo abafite. Umva, umuntu ubyuka kare kurusha abandi ni umunyamafaranga. Niwe ubyuka akagenda, niwe uhagarika umutima, niwe uvuga ngo abajura bazanyiba, niwe uvuga ngo ba comptable, niwe uvuga ibintu mbese nawe nta mahoro afite. Ariko yo barandika ngo hari ikintu kimwe gikubiyemo kubaha, gikubiyemo ubwenge. Aravuga ngo yaritegereje arareba asanga kubaho Uwiteka ari bwo bwenge. Haleluya. Kandi asanga kujijuka si ukwiga primaire, kujijuka si ukwiga secondaire nubwo nabyari byiza, kujijuka si ukwiga kaminuza, kujijuka si ukuba professeur, kujijuka si ukumenya ubwenge bwinshi. Aravuga ngo ikintu cyitwa kujijuka kuzuye ni ukuva mu byaha. Haleluya. Bene data, turahiriwe twebwe twamenye Imana. Dufite amahirwe udashobora kugereranya n'ikintu icyo ari cyo cyose, kubera ko nubwo turwana n'iyi si dushakisha imibereho, tukarwana n'uyu mubiri rimwe na rimwe ubyara udahatse, tukarwana na Satani uturwanya tutamureba, uturwanya aciye mu ntekerezo, agaca mu ngingo zacu, mu maso n'ibindi, ariko mu by'ukuri udashobora gufatika ngo duhangane nawe. Ariko kureka ibyaha ukagambirira mu mutima, kureka ibyaha niko kujijuka kuzuye. Kandi uzabirekeshwa n'iki? Uzabirekeshwa nuko usobanukiwe neza no kubara iminsi yawe. Iminsi yawe ni mike, iminsi yawe irahita, iminsi irahita vuba. Ni kumuririmbyi wa 280 yavuze, ararimba ngo iminsi irahita vuba, ngo kandi ukuyita benshi barapfa. Aravuga ngo hari icyo twakora tugikoranye umwete iyo minsi itarashira. Kandi ikintu cy'ingenzi gikomeye no kumva ijambo ry'Imana ukaribamo. Ntushyuhe ngo ucane nk'amashara, ahubwo rikakubamo ngo ugurumane nk'amashara. Oya, rikakubamo ukaryumva, ukaryumvira, ukagengwa naryo. Tuzabireba ejo twabigenza dute kugira ngo iyo mitima y'ubwenge tuyitunge. Hanyuma tuzareba ingero nkeya z'abantu muri ubu buzima bagerageje gutunga imitima y'ubwenge n'iherezo ryabo uko ryagenze. Icyo gihe tuzaba dupfundikiye, hanyuma tuvanemo isomo rivuga ngo nanjye nawe ngiye gusaba Imana impe kugira umutima w'ubwenge, impe kumenya kubara iminsi yanjye, kuko iminsi irahita. Kandi uko ihita irahita nyine, ntabwo igaruka. Irahita ntabwo igaruka, ihita nawe ukura, ariko kandi ukura niko usatira kuva mu mubiri. Icyampa nkamenya nawe ukamenya, ugahabwa n'Imana umutima w'ubwenge ku buryo umenya kubara iminsi yawe. Kuko iminsi yacu
hano kuri iyi si ni mike. Utwigishe kubara iminsi yacu mu buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Icyabimuteye rero kubitekereza nuko yasanze ubuzima ari bugufi cyane, nyine nkuko nabivuze, burahita cyane. Ni kwiza buri yavuze ngo ni nk'inzozi z'umuntu. Hanyuma rero Imana idusange, Imana iduha imbaraga zo kwirinda gukora ikintu icyo ari cyo cyose cy'icyaha cyatuma Yesu atatwishimira, cyatuma Imana itatwishimira muri ubu buzima, cyatuma Imana itatwishimira muri uru rugendo, muri ubu bugingo tubamo bugufi cyane, kugira ngo tugire imibereho ishimwa n'Imana kandi ishimwa n'abantu, ariko cyane cyane ishimwa n'Imana. Tuba abashyitsi, tujye duhamya, tubihamishe akanwa n'amagambo, ariko bivuye ku mutima uduhamiriza, utarimo uburyarya, kuko umuntu ikikuzi neza no mutima wawe. Duhamye neza ko turi abashyitsi n'abimukira iwacu ari mu ijuru, kubera ko dutunze umutima w'ubwenge. Imana iduhana umugisha. Ejo tuzarebera hamwe icyakorwa, twakora iki mbese muri ubu buzima dufite bugufi cyane. Twakora iki kugira ngo tugire umutima w'ubwenge? Twabara iyo minsi dute? Nubwo ari mike twayibara dute? Hanyuma nkuko nari mbivuze, n'ejo bundi tuzabiganira ku wa gatanu dusoza, tuzarebera hamwe ingero Bibiliya iduha z'abantu barinze neza ibyo bumvise, barinze neza ijambo ry'Imana, bumviye ijambo ry'Imana, kandi Imana ikabasezeranya iherezo ryiza. Ubu ngubu bakaba ari abakandida mu bwami bw'Imana mu buryo budashidikanywaho, bakaba ari bamwe mu bazabona ubwiza bw'Imana bakabana nayo. Nicyo nifuriza nanjye nawe, ariko ndakikwifuriza kugira ngo twebwe abakijijwe dukizwe byuzuye, tubane n'Imana byuzuye, twirinde ikintu cyose cyatwanduza, twirinde icyaha cyose.